Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Uyu munsi nanone turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 16. Nababwiye ko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'Icyongereza yitwa King James Version. Muri Bibiliya ntagatifu umutwe wa mbere umurongo wa 16 haravuga ngo: nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa, n'ikinyarumuri gito ngo kigenge ijoro, ihanga n'inyenyeri. Rero Imana yahanze ibinyarumuri, ikinyarumuri kinini ndetse n'ikinyarumuri gitoya, ndetse ihanga n'inyenyeri. Muri Bibiliya yera Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 16, Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Ahangaha rero urumva ko rwose ikibazo cyaba gihari ni impuzanyito cyangwa imvugwa kimwe, ariko icyo uno murongo urenguriraho ni uko uri kugaragaza ko Imana yaremye ibiva bibiri binini, ikinini cyo gutegeka amanywa ndetse n'igito cyo gutegeka ijoro, hanyuma ihanga n'inyenyeri. Then the Holy Bible King James Version, the book Genesis chapter 1 verse 16, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. So God created or made two great lights, the greater light to rule the days and the lesser light to rule the nights.